Nshuti bakunze urubuga rw'uburezi by'umwihariko abakunda uburezi Official TV turabaramutsa turizera ko mumeze neza ariko kandi abo bitameze neza mukomere ubuzima niko bumera ni gatebe gatoki niba bitameze neza none ejo bizaba byagenze neza. Turaramutsa rero abantu bari hirya no hino ku isi habo mu bihugu bitandukanye abari mu bihugu byo mu karere kacu mwese mukomeze kugubwa neza. Mu ijoro ryo kuwa 25 Mutarama 2026 ahagana saa 3 z'ijoro igice cy'inyuma cy'isoko ry'umugwizatunga ryitwa Siyoni riri mu gisagara cya Bujumbura byafashwe n'inkongi y'umuriro ikomeye. Uwo muriro bivuga ko waturutse inyuma y'isoko ufata ahantu hanini h'icyo gice, aho niho hari ibicupa bya gaze byinshi bikaba byakomeje gukongeza umuriro bituma ukwirakwira n'ingoga. Muri iyo nkongi hahiriyemo abantu ndetse n'ibintu byose umuriro wabifashe urabyangiza ndetse n'abantu bamwe na bamwe bakomeretswa nawo. Abahiriyemo n'abazamu bari mu kazi kabo ko gucunga umutekano w'iryo soko. Iyi nkuru yateye agahinda gakomeye mu miryango yabo ndetse no mu baturage baho muri rusange. Nubwo imbere y'isoko hatononekaye cyane, umwotsi mwinshi n'umuriro byatumye amaduka menshi yubatswe ahanini n'ibiti, amakarito n'ibikoresho byoroshye bishya. Umuriro wabyangije birashya birakongoka. Kugeza ubu impamvu nyamukuru y'iyo nkongi ntiramenyekana kandi nta makuru haremezwa ku rugero nyakuri rw'ibyahononekaye byose. Iyi nkongi yo kwa Siyoni yongeye kwerekana isura mbi y'inkongi z'imiriro mu masoko no muri iki gihugu cyo mu karere. Abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu amasoko amwe n'amwe bundi ashya muri weekend, samedi cyangwa se dimanche, bagakeka ko hari icyaba kibyihishe inyuma, dore ko ngo ababashije kuhagera banabuzwa kwinjiramo ngo nibura bagire ibyo baramura. Benshi bakomeza bavuga ko abapolisi bahita bafunga iyi soko ririmo gushya, hanyuma bakabuza bene ibintu cyangwa se ibicuruzwa kwinjiramo. Gusa ibi ntawe wagira byinshi abivugaho kuko bashobora no kubabuza kwinjiramo kubwo kurinda umutekano wabo ngo badahiramo. Dore ingero z'amasoko yagiye ashya n'amatariki yahiriyeho. Hari marché centrale de Bujumbura, ikaba yarahiye ku itariki 27 Mutarama 2013. Icyari cyabaye ni ukuvuga ingaruka byateye umuriro wahafashe hose niwo wasenye isoko rinini muri Bujumbura kandi ryari ari isoko ry'ingenzi mu gihugu. Hari kandi Kamenge market muri Bujumbura nanone, itariki ryahiriyeho ni itariki 3 Ukwakira 2020. Habaye umuriro mwinshi ukaba warasenye iryo soko rya Kamenge. Hari Ubuterere market naryo riri muri Bujumbura, byahiye ku itariki 24 Ukwakira 2017. Inkuru ivuga ko byakomeje nijoro ku 25 Ukwakira 2017 mu masaha ya nijoro. Hari kioske n'utundi dukoresho tw'amasoko twaturikijwe n'umuriro waturutse ku bikoresho bya mashine zitari zajimijwe neza. Hari nanone isoko ryahoze ryitwa Kukabasazi i Bujumbura. Itariki y'umuriro no kuvuga igihe byahiriye ni ku itariki 15 Nzeri 2024. Umuriro warashenye kandi wangiza ibintu byose, bitera ingaruka ku bikoresho byinshi kuko byarasenyutse burundu. Hari isoko ryo kwa Siyoni Bujumbura naryo ryarayihiye ku itariki 25 Nzero i Burundi, niko babita ukwezi kwa mbere. Ubwo rero ni 25 Mutarama 2026. Inkongi yibasiye iri soko, ibintu byose birakongoka, umuriro ufata n'abazamu bari baririmo.
inkongi z'imiriro mu masoko si ikintu gishyashya mu Burundi. Mu myaka myinshi ishize amasoko menshi yarahiye asiga abantu batari bake mu marira. Isoko rinini rya Bujumbura ryahiye mu mwaka wa 2013 ritwara ubukungu bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Ayo masoko ntiyari gusa ahantu ho kugurira no kugurishiriza, yari isoko y'imibereho ndetse n'akazi, yewe n'icyizere cy'ejo hazaza ku bantu barikoreragamo. No mu tundi duce dutandukanye tw'igihugu, amasoko yo mu ntara zimwe na zimwe yaragiye afatwa n'inkongi, kenshi bitewe n'amashanyarazi atunganijwe nabi, gukoresha buji, amatara ya peterole, gaze zidafite umutekano, cyangwa se kubaka mu kajagari. Iyo isoko rihiye ntihononekara ibintu gusa, hononekara inzozi, hahomba amashuri y'abana, hahomba imiti y'abarwayi, hahomba n'icyizere cy'ejo hazaza ku bacuruzi baba bamaze gutakarizamo ibintu byabo. Kubera iki amasoko menshi yo mu Burundi akomeje kwibasirwa n'inkongi? Icya mbere ni inyubako zidafite umutekano. Amasoko menshi yubatswe mu biti, amakarito n'ibikoresho byoroshye gushya. Hari kandi n'imikoreshereze mibi y'amashanyarazi na gaze, insinga zishaje, gucomeka nabi no kudakurikiza amategeko yo kurinda isoko muri rusange. Hari nanone ikibazo cy'ubumenyi buke ku bijyanye no kwirinda inkongi. Abacuruzi benshi ntibahabwa inyigisho z'ukuntu bakwirinda cyangwa se bashobora kwitwara iyo inkongi ibaye. Ibi kandi biba mu bihugu byinshi bya Afurika cyangwa se ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Hari aho usanga rwose ibingibi batajya babyitaho, kandi mu by'ukuri abantu bakora mu masoko, abacururizamo, abahagenda baba bakwiye guhugurwa uburyo bakwirinda inkongi z'imiriro mu gihe isoko ryabo ryaba rifashwe n'umuriro. Ikindi kandi ibikoresho byo kuzimya umuriro, extincteur cyangwa se kizimyamoto, ntibiboneka henshi cyangwa bikaba bihari ariko bitakoreshwa neza, cyangwa se wenda byaranashizemo ibigomba gutuma umuriro uzima, ni ukuvuga wenda byarabaye expire. Ingaruka z'inkongi mu masoko ni nini cyane. Abacuruzi barahomba bagasubira inyuma mu bukene, abakozi batakaza akazi, abana bamwe bagahagarika kwiga, leta nayo birumvikana itakaza ibijyanye n'imisoro yavaga mu bacuruzi bakorera muri ayo masoko. Muri rusange isoko ni inkingi ikomeye. Iyo inkingi iguye ubuzima bwinshi burahungabana. Kugira ngo inkongi z'imiriro mu masoko zigabanuke cyangwa zihagarare burundu, hari ingingo nyinshi zo kwitwararika. Hari kubaka amasoko ajyanye n'igihe hakoresheje ibikoresho bidashya n'ingoga. Hari nanone gutunganya neza amashanyarazi na gaze no kubigenzura ku gihe. Hari gutanga inyigisho ku bacuruzi ku bijyanye no kwirinda inkongi. Hari nanone gushyira mu masoko ibikoresho byo kuzimya umuriro, extincteur, no kwigisha uko bikoreshwa. Hari gushyira amategeko akomeye cyangwa se akakaye, akaba ariko tubivuga, ndetse no kuyakurikiza mu buryo busobanutse, ku buryo abantu bose baba bagomba kumenya aya mategeko, hanyuma rero hakarebwa n'uburyo bayakurikiza. Inkongi zo mu masoko si impanuka zisanzwe gusa, ni ikibazo gisaba igisubizo kirambye. Isoko rya Sion ryibukije abarundi n'abatuye isi bose muri rusange ko umutekano w'amasoko ari umutekano w'igihugu. Iyo dufashe iya mbere mu kwirinda inkongi, tuba turinze ubukungu bwacu, imibereho yacu n'ejo hazaza h'abana bacu. Abahombejwe n'iyo nkongi mukomere kandi mwihangane. Mu isi niko bimera, ibintu biratungurana kandi birasimburana. Ibibi n'ibyiza bigenda bisimburana, ubuzima buzongera bugaruke. Nshuti bakunzi bacu rero, ni ahangaha dusoreje inkuru yacu. Mujye mukomeza kudukurikirana, mukurikire inkuru, ibiganiro mbarankuru byose muzajye mubikurikira, biba biteguye neza. Uburezi Official TV ni ikinyamakuru cyiza wakuraho inkuru zitandukanye kandi z'ukuri.
nimudushyigikire muduha subscribe cyangwa sabone, muduhe like kandi muduhe ibitekerezo muri comment kuko bifasha n'abandi. Mwari kumwe rero na Fidèle de Jésus, turabakunda cyane. Ciao ciao.